Muraho nitwa Robin hanyuma rero hashize imyaka 20 umugabo wanje yitwa John yaje mu Amerika kugira ngo kwiga master's degree muri Virginia mu nyuma twakoze mariage hanyuma twagiye mu Rwanda umwaka 2006 twatuye hirya imyaka 15 so natangiye ishuri secondaire ni ngombwa kwiga ikinyarwanda kuko ni ngombwa kuvugana umuryango bya umugabo wanje na ababyeyi abanyeshuri na muri hose bose baravuga ikinyarwanda rero niyo impamvu hanyuma none naje muri Maryland kuko mama wanje arashaje cyane hanyuma rero afite ikibazo gukora ibintu bisanzwe buri munsi so naje hano kumufasha ariko umugabo wanje ari mu Rwanda turagerageza komeza neza yeah so sometimes I go there sometimes here ijana ku ijana yeah so uyu mwaka nyuma pandemic ni imyaka 3 ni bwa mbere na birashoboka kugaruka ibinywero bitanu narishimye cyane ya niyo guca ikinyarwanda cyagufashe igihe kingana cyo kugira ngo ni ngombwa ni buri munsi kugikoresha buri munsi ya niyo mpamvu ni ingenzi kuko si niba singerageza ntabwo ari byiza muri yeah for culture for yeah non handi mfite pasiporo mu Rwanda ubwo rero ni ingenzi kugerageza cyane yeah yeah umunyarwandakazi ariko umuzungu twebwe mu Rwanda ntabwo tugira turi bake ariko barahari bake kuba wumva uri umunyarwanda wumva bimeze bite ntekereza ko ni ingenzi cyane kuko mu Rwanda hari abanyeshuri so natangiye ishuri hanyuma twabonye ko education uburezi ni ingenzi cyane ubwo rero abakobwa bacu bari abanyarwanda nabonye ko nyuma jenoside birakomeye kureba amashuri meza ubwo rero nabonye ko twebwe twese hamwe dushobora gukora neza gufasha uburezi mu Rwanda gufasha kuko mu Amerika hari abantu benshi batekereza ko muri Afrika ntibishoboka gukora nation building neza cyane ubwo rero nabonye ko birashoboka so I want to join abo ngabo bavuga cyangwa bumva ko bitashoboka wababwira iki so nabonye ko hari ibintu bisanzwe nka gukora isuku gukora urugero umuganda gukora abagore bashobora gutora mu Rwanda abagore bashobora women can be involved in the country's politics natangajwe kuko igihe nagiye gutora mu Rwanda bakoze hari uvuga iki there's like an ink you put your finger in the ink and nabwiye izina ryanje hari list hano so there is a list with my name my ahantu aho natuye
hanyuma twagiye ahantu I can say private place to write. ahantu iherereye Hanyuma tuzinze igipapuro hanyuma dushobora gushyiramo muri boxi. ndagushimiye cyane Nanjye ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika. sawa murakoze cyane.